umuntu ashobora kuvamo umusore mwiza, mu buryo umuntu ashobora kuvamo umukobwa mwiza. Inzira y'ubusore, inzira y'ubukumi bwe ikaba ari inzira inejeje, yaba we, yaba Imana, yaba n'abamureba bakamushima. Ubushize twarebye ubwangavu n'ubugimbi mu ikorosi riruhije gukata. Uyu munsi rero tugiye gukomeza tureba urukundo hagati y'abana cyangwa se y'abantu bakiri bato. Urukundo hagati y'abakiri bato turareba mu myaka hagati ya 12 na 24. Abantu bari muri iyo myaka ese bakwiriye kwitwara bate mu rukundo? Hari inama zitandukanye hirya no hino, zimwe usanga ari n'ibishuko, abantu bashuka abandi, ndetse muri iki gihe isi igeze mu gihe cy'ikoranabuhanga rikataje, usanga kuri za social media hari inama zitandukanye, ariko zimwe akaba atari inama ahubwo ari ibishuko. Rero tugiye kurebera hamwe, turebe mu by'ukuri urukundo hagati y'abakiri bato muri iyi myaka 12 kugeza kuri 24 bikwiriye kuba bimeze biti. Abasore b'imyaka hagati ya 12 na 24 baba bageze mu kigero cyo kugira ubushobozi runaka ku byerekeranye n'imyororokere, n'ubushize twarabibonye, ariko baba bataragera ku rugero rwuzuye rw'ubukure, baba bavuye mu bwana bagana ku myitwarire y'abakuze. Byaba byiza umuntu atarashoboye gukurikira icyigisho cyabanje akaba yagikurikira, ariko niba atarabashe kukibona nabwo ntibyamubuza gukurikira iki ngiki. Aba basore rero baba bavuye mu bwana bagana ku myitwarire y'abakuze, baba bahanganye n'ibibazo badafitiye ubushobozi bwo kubikemura bari bonyine. Igikunze kwigaragaza cyane ni ikibazo cy'urukundo n'ubuzima bw'imyororokere, kunze kugaragara cyane muri aba basore. Kuba abakuze badakunze kuganiriza abasore ku buzima bw'imyororokere kandi abasore babufitiye amatsiko menshi, bitera abo basore kwishakira inzira aho babonye hose no mu buryo babonye bwose kugira ngo bagire icyo babumenyaho. Icyo umuntu amubwiye icyo ari cyo cyose akacyemera, kandi bakunze kwizera abantu bakuze ku buryo icyo umubwiye yumva ari cyo. Niyo mpamvu hakenewe gukorwa uburyo bwose bushoboka kugira ngo inama nzima zihabwa abantu bari muri iki cyiciro zishobore kugera kuri bo rwose mu buryo bwose bushoboka. Rero baba bafitiye amatsiko, icyiciro bagezemo bagifitiye amatsiko cyane, bibabaho babifitiye amatsiko. Twabonye ko impinduka mu mubiri ziba ari nyinshi, ibyo byose bigenda bibatera amatsiko. Rero iyo batabonye abasobanurira ngo bababe hafi, bababera abajyanama beza, abo basore batangira kwishakira inzira aho babonye hose no mu buryo babonye bwose kugira ngo bagire icyo babumenyaho. Kimwe mu bigaragaza ko koko aba basore baba bakeneye inama nzima, ni uko abasore bari muri iki cyiciro iyo bumvise ko hari ikiganiro runaka kizatangwa ahantu runaka kizahabwa abasore bakiri bato, bagenda mu mitwe yabo bafite ikintu batekereza bari buganirizweho. Usanga rero akenshi ibyo biganiro byinshi byagiye binyura hejuru y'icyo bo bashakaga ko bababwira. Ikibabaje rero ni uko akenshi abantu bamaze gutakaza ubushobozi bwo gukunda, abantu batagira indangagaciro z'ubumuntu nyabwo, abantu bangiritse aribo babera abajyanama, aribo babaha ipica y'urukundo bakwiriye gukundana. Ugasanga inama bazikuye aho batagombye kuzikura. Ugasanga filime nyinshi zivuga iby'urukundo nizo zibigisha, kandi ugasanga izo filime ibyo zigaragaza siko kuri, zigaragaza umugabo nk'umuntu w'umunyagitugu ukoresha amafaranga abashe kwigarura abo badahuje igitsina. Izo filime zigaragaza igitsina gore nk'abantu bagomba kwigurisha bagashaka amafaranga, zikagaragaza ko ubwiza bwabo aricyo kintu gifite agaciro. Indirimbo z'abahanzi nyinshi usanga ziririmba uburanga bw'abakobwa, zikabatera guhora bashakisha ibyatuma batava ku gihe, bagahora bashaka uburyo bakora bigira beza, bagaragara nk'abantu beza. Ikibabaje kurusha ibindi ni uko abo bana b'abakobwa bibwira ko umugabo uzabashaka azahora arangajwe n'ubwiza bwabo n'uko bateye, maze ubuzima bukaba ubwo, bakumva n'ibyo. Nyamara uko ni ukwihenda gukabije kandi gutumye ubuzima bw'umuryango butakinezeza muri iki gihe, ko abantu baba baragiye gushaka ibyo badakwiriye kuba ari byo bashakaga. Gukunda rero imburagihe cyangwa se gukunda igihe kitaragera, ni ukuvuga umuhati ukabije w'abasore n'inkumi bakiri bato wo gushaka gukora nk'abantu bakuru, gushaka guhitamo umukunzi ukiri muri ya myaka 12 kugeza kuri 20, byangiza rwose amarangamutima yabo, bikabahindura imbata z'ibitagira umumaro. Uko imibiri yabo iba ihindagurika ni nako intekerezo zabo ziba ziri. Twabonye uburyo umubiri uhindagurika, ijwi nibwo riba rihinduka. Twabonye ibintu byinshi bibaho muri kiriya gihe cy'ubugimbi, bakamera inshakwaha, bakamera imisatsi ku myanya ndangagitsina, bagatangira kubona imihango, abasore bagatangira kwiroteraho, bakavumbuka cyane mu gikuriro. Izo zose ni imihindagurikire y'ubuzima ibiri kubaho muri iyo myaka. Ni nako rero n'imihindagurikire y'intekerezo iba ari imeze. Ibyo
wishimiraga mu myaka 16, ibyo wishimiraga ufite imyaka 16 ushobora gusanga bitakigushimisha ufite imyaka 20, ku buryo rwose wanahitamo kubitwika. Ushobora kureba ibintu byagushimishaga ufite imyaka 16 wagira imyaka 20 ukumva wabitwika. Ni nako bigenda uko uzamuka. Nanone ibyo wishimiraga ufite imyaka 20 ugasanga sibyo byakakwiriye kugushimisha. Uko niko bimera no ku ndangagaciro zagukuruye, igihe gishobora kugera ugasanga bwari ubupfu n'ubusazi bukabije. Igihe gishobora kugera rwose ugasanga ibi bitekerezo byawe rwose nawe ukabireba ukabiseka. Hari zimwe mu nama zihabwa umuhungu n'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 12 kugeza kuri 20 ku byerekeranye n'ubucuti hagati yabo badahuje ibitsina. Musore, buhoro buhoro urimo uraba umugabo, ariko uracyari kure yo gushinga urugo. Mu gihe rero ugitegereje ugomba kwitwara nk'umunyabwenge ukitonda. Ibyo ntibishatse kuvuga ko utagomba kubana n'abakobwa kuko ari ngombwa kubamenya. Ufite umudendezo wo kubana nabo, ariko ababyeyi bawe babizi. Hari amategeko y'ubuzima kandi y'ingenzi cyane ugomba kubahiriza niba ushaka kwirinda ingorane wazahura nazo uramutse wishoye mu buzima bushobora kurangizwa no guhemukira ndetse n'amarira aho kunezerwa. Ayo mategeko y'ubuzima rero kandi y'ingenzi ugomba kubahiriza niba ushaka kwirinda izo ngorane zishobora kuzatuma usoza nabi. Ayo mategeko ni aya ngaya. Irya mbere, inama ziri kubwirwa umusore uri mu kigero cy'imyaka 12 kugeza kuri 24. Ntugahurire n'umukobwa mu bwihugiko aho ababyeyi bawe n'abe batazi. Shyira ibintu ku mugaragaro. Reka guhurira n'umukobwa ahantu hiherereye, ahantu Satani ashobora kubakurura mu byaha. Inama ya kabiri, umukobwa ntakagutwara igihe wageneye ibindi. Atumureka amasomo cyangwa atumureka akazi cyangwa se atumurara udasinziriye. Igihe cyagenewe ibitotsi usange wowe uri kuri telefone cyangwa se ntabwo wasinziriye. Kwica gahunda bagiranye n'abandi kubera umukobwa ni ikosa rikomeye cyane ukwiriye kugendera kure. Ubu hari uburyo abasore barara ku matelefone bavugana n'abakobwa ugasanga igihe cyo kubyuka nibwo we ibitotsi bije. Si byiza rero kwica gahunda yo kuryama. Si byiza kwica gahunda zawe zindi wari ufite kubera umukobwa. Ujye wirinda imyitwarire yatuma umukobwa muri kumwe abandi bamubona nk'utagira umutima cyangwa ubwenge. Si byiza rwose kumugaragaza nk'umwasama kubera inyifato yanyu mwembi iyo muri kumwe. Ese uwo uri kumwe n'uriya mukobwa, imyifatire yanyu abayibonye ntibabona ko muri abasama? Ntibabona ko babibona bate? Indi nama ya 4, jya wiyubaha mu biganiro ugirana n'abakobwa. Ntukifate uko ubonye cyangwa ngo witware nk'igihubutsi. Umusabano ukabije n'abakobwa si mwiza. Umukobwa ashobora kugutera ubwuzu ariko ntiwemeye kumukorakora no kumusoma. Ikiganza cyo kumushima yakoze neza kirahagije. Ukamukora mu kiganza umushimira, ariko ibindi bigeretseho bibahindukira ibiyobyabwenge. Kumukorakora, kumusoma bihinduka ibiyobyabwenge. Zari inama zahabwaga umusore mu buryo akwiriye kwitwara mu nkundo z'abakiri batoya. Dore rero bumwe mu buryo umukobwa yakoresha kugira ngo yirinde ubucuti n'abahungu budahwitse. Inama ya mbere, fata umwanzuro wo kutagira icyo ukora mu byo usabwa n'umuhungu wumva umutima wawe udatuje, ufite ubwoba cyangwa umutima ugusimbuka. Umukobwa wiyubaha azatuma n'abandi bamwubaha. Imyitwarire irimo ikinyabupfura ishobora gukundwa n'abandi kandi bikereka abantu ko nta kindi cyera kirabura kibyihishe inyuma. Si byiza kumenera umuhungu amabanga y'ibikubaho byose udasobanukiwe cyangwa y'ibyemezo iwanyu bagufatira baramutse bamenye ko mwuzura, kuko hari igihe byaguteza ingorane aramutse ari umuntu udashobotse. Niba iwanyu hari uburyo bari kukubuza uwo musore kubera uburyo adashobotsemo, si byiza kubimubwira. Si byiza kumumenera amabanga yawe nk'umukobwa. Samusoni yogoshwe umusatsi kubera kumena ibanga. Abacamanza igice cya 16 umurongo wa 4 kugeza ku 21. Rero abakobwa benshi bagwa mu mutego wo kumenera abahungu amabanga, n'abahungu nabo bibagendekerwa. Indi nama ya 2 ihabwa umukobwa, irinde kugendana n'abasore bafite imyitwarire n'ibyo bavugaho bikemangwa kandi batagira icyo bitaho. Muri make bashobora kwica inshingano kubera bahuye n'umukobwa. Irinde kugendana n'umusore ufite imyitwarire ikemangwa, babandi bashobora kukujyana mu bintu bidahwitse. Cya 3, irinde kwishyira ahantu cyangwa mu bintu bishobora gutuma utwarwa ntushobore kwikontorora. Kujya muri za boîte de nuit, kujya mu bindi bintu by'ibitaramo bishobora gutuma utikontorora. Ibyo ni nko kunywa ibisindisha cyangwa ibiyobyabwenge, cyangwa se kureba udufilime tugutwara intekerezo tukazigeza kure, harimo kureba za porno, kubana mu bwihigiko n'umuhungu, kuba ahantu hiherereye n'umuhungu, cyangwa se kugendana n'umuhungu mu masaha ya nijoro n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bishobora kugukururira ibibazo kandi ibibazo udashobora kuzikuramo. Inama ya 4,
menya ko ntawe ukina n'urukundo, umenye kandi ko umutima ushengutse uba ubibaye by'iteka ryose. Iyo ukinnye n'urukundo birangira umutima wawe ukomeretse kandi udashobora umutima wawe ugakomereka kandi ukaba udashobora kuzakira icyo gikomere. Umutima wawe ugashenguka kandi by'iteka ryose. Ubusugi buratakazwa ntibugaruka, kandi n'ubugore bw'imburagihe bushengura umutima bukangiza icyizere cyawe n'intumbero y'ahazaza. Rero muri aya magambo twareberaga hamwe, mwumvise inama zihabwa umusore n'inama zihabwa umukobwa bari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 12 na 24 y'uburyo bakwiriye kwitwara mu rukundo hagati yabo bangana cyangwa yabo bari mu kigero kimwe. Bakwiriye kwitonda cyane. Aha hantu niho usanga hari ingo zubatswe zitagejeje igihe, batiteguye guhangana n'ibigeragezo biba mu ngo, ugasanga niho havuye kubaho umuntu ababaye ahangayitse. Kandi muri izi nkundo niho havamo kwiyandarika gukomeye, niho havamo usanga muri iki kigero niho usanga abakobwa baratakarije ubusugi bwabo, kandi bamara kugera mu myaka yo hejuru bakavuga bati ibintu twarimo ntitwari tuzi ibyo ari byo, bakababazwa nabyo cyane. Kandi ikindi kigeretse kuri ibyo, urukundo hagati y'abakiri bato muri iyi myaka ni ikintu kimeze nk'amateka mabi umuntu aba yanditse, kuko akenshi abantu ukundanye nabo muri iyi myaka usanga atari bo mubanye, usanga bahindutse amateka y'abantu mwakundanye gusa, maze ugasanga ni amateka atarakwiriye kubaho kuko aba ari amateka atari meza. N'iyo hatabayemo ibintu bibi, usanga inshuro nyinshi umuntu abona uwo babanye iyo aza kuba ari bakundanye muri kiriya gihe akaba ari nayo babana, aribyo byari kuba ari byiza cyane. Rero ni igihe cyo kwitonda, ni imyaka yo kwitondera urukundo. Umuntu akagisha inama ababyeyi, akagisha inama Bibiliya, akagisha inama ibitabo by'inararibonye byanditswe n'inararibonye, ku buryo umuntu ashobora kuhakura inama nziza. Umuntu akagerageza gushaka akariro gake na feri muri we kugira ngo yere kwihutira kujya mu bintu atazi neza ingaruka bizamuteza mu gihe kiri imbere. Ndetse muri ibi bihe usanga imiryango imwe n'imwe agira gutya, agera mu myaka 30 amaze gushaka, cyangwa se 40 amaze gushaka, cyangwa 28 yubatse urugo, akundanye n'undi muntu bubatse urugo. Ibibazo byatangira kuza mu rugo, agatangira gutekereza ko hari abana na wa wundi bakundanye bagatandukana, aribwo byari kuba byiza. Ni naho usanga iyo baje guhura nyuma y'igihe runaka, Satani abagerageza akabagusha mu byaha. Rero ni igihe cyo kwitonda cyane. Twabonye ko ni igihe umubiri uba ugikura, hagati y'imyaka 12 na 20 ni igihe umubiri uba ugikura, haba mu buryo bw'intekerezo haba no mu buryo bw'imyororokere. Ntabwo ari igihe cyo kwihutira kwishora mu bintu nk'ibyo, kuko mu muntu haba ari kubamo ibintu byinshi bitandukanye. Reka rero nkubwire musore, mukobwa unyumva, iyaguhanze iguhanze amaso kandi yiteguye kukuba hafi. Nubikunda izakuyobora inzira y'ubusore bunejeje. Ntabwo uzicuza ko wagendanye n'Imana. Hari ubuhamya bw'abakubanjirije, Daniyeli, Yozefu, Rusi, Esiteri ndetse n'abandi. Ubu ukwiriye kukwereka ko nawe ukwiriye kuba umwe mu basore babayeho bazasiga amateka meza mu maso y'Imana, mu maso y'ababyeyi babo, ndetse no mu maso y'abababona bose. Uwiteka akugirire neza. Reka nsoze nkwifuriza kumva no gusobanukirwa neza iri somo ryo mu migani, kugira ngo rikubere isomo rigufasha mu buzima bwawe. Mwana wanjye, niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukawugurira kujijuka. Niba uririra ubwenge bwo guhitamo, kandi ijwi ryawe ukarangura urihamagaza kujijuka, ukabushakisha nk'ifeza, ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Mwana wanjye, komeza ubwenge nyakuri no kwitonda, ntibive imbere y'amaso yawe, nuko bizaramisha ubugingo bwawe, kandi bizabera ijosi ryawe umurimbo. Maze uzagendera mu nzira yawe amahoro, kandi ikirenge cyawe ntikizasitara. Nuryama ntuzagira ubwoba, niko kuzaryama, kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza, kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro, kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa. Amagambo meza aboneka mu migani igice cya 2 kugeza ku wa 6.
ndetse n'igice cya 3 umurongo wa 21 kugeza ku wa 26. Amagambo yose twabonye twifashishije igitabo cyitwa Inzira y'ubusore bunejeje. Uwiteka abane namwe. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava hehe? Gutabarwa kwanjye guturuka ku Mana, yo yaremye ijuru n'isi. Ntaza kundira ibirenge byawe ko biteguza abanamba, ukurinda naho unikira, dore ukurinda n'abasinzira. Ntaza kundira ibirenge byawe ko biteguza abanamba, ukurinda naho unikira, dore ukurinda n'abasinzira. Dore Uwiteka ni nawe murinzi wawe, izuba ntiriza kwica ku manywa. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, kuva none n'iteka ryose. Ntaza kundira ibirenge byawe ko biteguza abanamba, ukurinda naho unikira, dore ukurinda n'abasinzira. Ntaza kundira ibirenge byawe ko biteguza abanamba, ukurinda naho unikira, dore ukurinda n'abasinzira. Ntaza kundira ibirenge byawe ko biteguza abanamba, ukurinda naho unikira, dore ukurinda n'abasinzira, dore ukurinda n'abasinzira, dore ukurinda n'abasinzira.